Mananduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Amen, amen. Yesu nashimwe bene data, nizere kumeze neza. Reka mbaramutse aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'igihugu, tutibagiwe umujyi wa Kigali, Uburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Uwiteka akomeze abane namwe. Aya masaha ni amasaha yo kuryama. Nizere ko Nyagasani yakomeje kubana namwe, yabigaragarije muri byose, mu mirimo mwarimo, ndetse nizere ko ineza ye yakomeje kwigaragaza mu byo mwarimo bitandukanye. Burije tugiye kuryama, reka dusenge isengesho ko tugifite amahirwe yo kuvuga, tugifite byinshi byo gukora muri iyi si mu gihe Imana ikidutije ubuzima. Uwiteka Mana nziza, Mana ikiranuka, Imana ya Yakobo, Imana ya Eliya, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka ndetse na Yakobo, nuhabwe icyubahiro. Mana nziza, turongeye turagushimye kuri iyi saha, turacyahumeka umwuka w'abazima, turacyari bazima, twe n'imiryango yacu, twe n'inshuti zacu, twe n'abaturanyi bacu. Mwami Imana, nuhabwe icyubahiro ubwo umugisha n'amahirwe waduhaye. Ineza yawe ntirondoreka, urukundo rwawe wakunze umwana w'umuntu ni rwinshi kandi nta kiguzi twigeze dutanga. Mwami Imana, kuri iyi saha tugiye kuryama, ubane na buri umwe wese kandi wite ku bababaye. Mwami Imana, utugenderere mu nzozi, uturinde imitego mibi ya sekibi, ukuboko kwawe kwiza kudutwikire, udushyire mu mababa yawe, uturinde imyambi n'ibitero by'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uburizemo imigambi y'ababisha, uburizemo imigambi y'inshakura, uburizemo buri kimwe cyose cyatwambura ubugingo ndetse n'umubiri. Ubane na buri umwe wese uri bwumvira isengesho ndetse n'utabasha kuryumva, ubane n'abaturanyi bacu, ubane n'ababyeyi bacu, ubane n'abo tubana, ubane n'abo tutazi hirya no hino mu gihugu. Mwami Imana, uburinzi bwawe, impuhwe zawe, urukundo rwawe rudusegure, maze Mwami Imana uduhe kurota neza, uturinde inzozi za sekibi. Nidukanguka mu gitondo turi amahoro, ni ukuri turagushima kandi turaguhimbaza. Guhera wa Isiraheli, ntabwo mvuze byinshi kuko iyo tutaravuga ubuze ibyo dukeneye, ibyo ubona bidukwiriye byazaduhesha ubwami bwo mu ijuru, ubiduhane n'abera bose ku bwa Yesu umucunguzi wacu. Amen. Inshuti bakunzi bene data, nanone ntabwo nasoza ntabasabye utarakora subscribe yayikora kugira ngo tuzajye tubana muri gahunda za hano zijyanye no gufatanya mu gusenga, mu kwiyambaza uhoraho mu gihe dufite ibibazo byo muri iyi si. Ijwi ryanjye, ijwi ryawe, ahari twafatanya kugira ngo tubashe gutambuka mu bitugora bya hano kuri iyi si. Impamvu utarakora subscribe yayikora, noneho uwayikoze Uwiteka nawe akomeze amuhe umugisha utagabanyije. Gusenga ni intwaro ikomeye kuko nirwo rufunguzo tugira muri iyi si rudufasha gukemura ibibazo tugenda duhura nabyo. Ugasenga, nkagusabira, ukansabira, tugakomeza kubaho mu kuboko cyangwa mu buntu bw'Imana.
mbibutsa ko gusenga ntabwo bisaba kwikebagura cyangwa se gusenga igihe kinini, n'ijambo rimwe rishobora guhindura amateka y'ubuzima bw'umuntu, ariko ntubashe gusenga igihe kinini, Uwiteka nta sengesho atumva. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza kandi mugire ijoro ryiza, Uwiteka abane namwe, abarinde mwe n'imiryango yanyu, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.